bintu mu buzima bwanjye sinkunda kubivugaho ariko ndashaka mbivuge nibikubabaza bikubabaza ariko niko kuri. Ndashaka nibwire Kiliziya Gatolika ibi bintu ibice burundu nkuko yigisha abantu gucika ku kubandwa ikiza buriye vuga kwishyuza ubwiherero waturishije n'abakristu n'ibindi byose n'indi misanzu basaba. Kiliziya Gatolika ibi bintu mu bice kuko ntimushobora kugira abakristu mutaze kuba ari bwiherere. Ibyo ni ibintu biri mandatory. Noneho RGB niyinjiremo nukuvuga ngo umukristu udashobora kwishyura ubwiherero ntazaze gusenga. Ariko hari umupadiri wambwiye ngo ari ku maparuwasi amwe namwe biragayitse. Umva umuyobozi wari we wese muri Kiliziya Gatolika ubwo reka nisabire Bishop His Eminence Kalendari Kambanda umunsi umwe azatanga itangazo avuga yuko Kiliziya Gatolika yitandukanyije n'amaparuwasi yishyuza abakristo ubwiherero, cyangwa se nawe amanuke ajyayo abatunguye abirebe. Ibi nta nubwo binakwiriye rwose. Reka mbabwize ukuri, murimo muratana, murimo murajya muri aya madini aya ngaya yashaka ari aho ngaho izo twakwita briefcase churches. Ashaka please, ibi ndabisubiramo, ni ibintu bigayitse, biteye isoni, bibabaje Imana, ni ukunyega no gutesha agaciro abakristo. Umuntu araje nizo tuwarete muvuga nibo bazubatse mu misanzu yabo kuko basanga amaturo. Sintekeza ko ari amafaranga yavuye i Roma ngo aze kwiba kwenda Regina Pacis. Nta nubwo ari impano ya leta. Bireka ndeke kubitinya mbivuge. Regina Pacis muce umuco mubi wo kwishyuza abakristo ubwiherero. Iriya Regina Pacis irakabya, nugukabya biteye isoni. Kugira ngo Regina Pacis ibe Kiliziya nziza igomba gucungira ku mafaranga y'ubwiherero. Ariko Regina Pacis genda ukurikirane yubatswe mu misanzu y'abakristo, ubwo bwiherero bwubatse mu misanzu y'abakristo, none murimo murishyuza abantu ubwiherero. Ariko what's wrong with you? None se ko nabonye ku ntebe zabo inyuma ku ntebe zabo hagiye hariho momo iki byose. Oya by the way, reka mbabwize ukuri, Kiliziya Gatolika nireba n'aba abantu bayicishamo ijisho kuko mutangiye kwitwara nka Kiyovu, nka Reyo, nka Gasogi. Utunyenyeri tubaye utunyenyeri bibaye tumaki. Oya harya bya bindi muhabyitaga gutekera bakoraga indulgence yabyitwaga. Reka nkubwire oya mumbabarire ibi mvuze niba hari n'izindi Kiliziya zikora nkayo. Oya birakabije. Namwe murakabije. Regina Pacis ibiri gutuma tutaza gusenga n'ibyo ngibyo. Umuntu araza n'ubundi araza gutura najya kwikiranwa n'umubiri umuntu azazanye n'abana. Umwana uko agiye kwiherera kandi umwana azanywe icyayi ubwo uko agiyeyo. Ariko iyo mana ko mbona igiye kuba imana y'ibiceri, ko igiye kuba imana y'ibiceri. Ni nk'umuntu numvise avuga ngo barakurose batanga 300,000 ko mupfamo kwa kundi bajya bahindura ibyo bahindije ko mupfamo noneho kugira ngo baguteze nyatsina karande banakuzinge ntuzabona umugabo. Rero ibyo 300,000 bizane mu nzu y'Imana kugira ngo Imana nayo ayo mafaranga niyabona igire imbaraga zo kukurwanira. Mbega Imana idushoboze dukora umurimo. Nuvuga ngo Imana bagomba kuyimotivisha amafaranga, kuyihonga ngo ndatanga amafaranga ngo ntabwo ari Imana y'amagambo. ariko Jesus Christ niki dufite ikihe kibazo? What is our problem? Uko tuyizi kwanza reka nakubwiye n'ibindi bintu. Kiliziya Gatolika uko tuyizi za Kiliziya zayo ntizikwiye kuba zigaragara no mu nsengero zifungwa kuko ni ibyo basaba ntimubibuze kandi bari muri systeme donner ntabwo babibuze. Ubu koko Kiliziya Gatolika ibuze umurinda nkuba. Oya rwose kuko uwo murinda nkuba akenshi yabatuye n'abapadiri nabura barinda. Ubundi hari ibintu bishyizemo abantu ngo ntawe uzavuga kuri Kiliziya Gatolika, ntawe uzavuga ku bayisilamu. Ibyo twebwe hano tuzabivuga. Turabivuga ariko biteye isoni. Abayisilamu se kuki batavuga? Biteye isoni. Nabo turaza kubakangukira. Umva nkomeze nkubwire Kiliziya Gatolika ntabwo ikwiye kuba Kiliziya zayo zigaragara mu ziri gufungwa. Yakabaye babandebereho hariya kuri Communauté de l'Emmanuel. Ariko reba muhazi ntiyakomera. Yarakomeye cyane. Kuki hafungwa? Ariko reba kuvuga ngo umukristo akse ubundi ko mbabaza uramutse udafite ukajya nabo buza kujya gusenga bakirwa bahagaze kuri toilette urimo ngo barishyuza wowe uri mu kuvuga ijambo, cyangwa wazubara akajya inyuma ya toilette. Ibyo no guteza umwanda ku nzu y'Imana. Njyewe ndisabira Minaroke niba na ngonga RGB yandikire
kiliziya gatolika izo nsengero izo ngizo zishyuza abantu ubwiherero izibwira iti ibi ntabwo ari byo. hatagira utubeshya ngo turayibasiye Oya. nuko twabibonye. Oya, none se ubu ntituvuga Regina Pacis umuntu wese ujyayo ntabizi ko bishyura ubwiherero. Ntabwo bikwiriye kuri kiliziya gatolika kwishyura ubwiherero. hayifayi kabisa. hari ibindi byo kwishyurwa. hari ibyo kwishyura ariko kabyara, ariko uzi ko ibintu bizagera aho abantu bagacika mu nsengero nk'i Burayi, ukajya usengera mu rugo cyangwa ugakurikira bari kuri YouTube ukareba si ijambo ry'Imana rivugwa. none oya ibyo bintu ntabwo ari byo. baza wumve, reba Indera hahandi iwacu Indera hariya kuri kiliziya udafite igiceri ntujyamo. si ibi bintu njyewe umunsi umwe nzakanguka mbwira abakirisitu kubireka, kuko ibi nabyo ibi tubyita ntabyita gute, ubu bukirisitu bugiye kuba très compliqué. ukagira ngo ni iki gituma abantu batajyayo. baza wibaze kweri kuko ngiye gusenga ngo koramo ishyura, reba ni nko kujya muri hoteli bakakwishyuza ubwiherero kandi wabazaniye amafaranga n'ibitumye ujyayo aribo babiguhaye. ubundi kera kiliziya zatekeraga abana igikoma bakanywa, none ubu ngubu barabishyuza kujya kwiherera. umva ibintu munambwiye umva si ibintu munambwiye kiliziya isoresha byose. twajyanye umuntu wapfuye kumusengera i Rwamagana rwose nta blague ziba kuri wese ijana, ubwo numva bishyura toilette, parking y'imodoka ijana. kiliziya mwishyura parking. ibi babyita monetization of God. ariko bazajya bakavuga ngo n'umuntu ugiye guhazwa niyishyure. none bapfa kuguhaza n'importe. wibuka icyo bitaga simoni la simoni trafic des choses saintes, kugurisha ibintu bitagatifu. ntabwo bizi se ko ari byo bigezweho ubu ngubu, ariko aje rubahiye nkwereke hari Imana ishimwe iryo duka ryarahombye muri shike, ntabwo ryarimo rigurisha ibintu bitagatifu. ryahe bagurisha iki? wigeze unyumva ndimo kwamamaza amavuta ya Elayo? ako se ariko bananyishyuraga na nabi. ari amavuta ya Elayo se nayo ni amatagatifu. nk'iyo gusiga ku muntu si hamwe bakoreshaga deliverance sesiyo, umuntu aza akagusiga akabwira ati ayo muri kiliziya gatolika ntabwo abamo. ugenda kuvuga ko ibintu bitagatifu barabigurisha. none se impamvu bivuze nuko ni ukuri kw'Imana buzacya rimwe bava ngo guhazwa mutore umurongo. uretse gato mutabaruka, nta hantu uzi bagurisha amazi y'Irurude. ni Irurude ni hehe? nta ikibazo ntibagurisha. ntagurishwa se? buji ntizigurishwa ntagatifu? hakuze wabaye ute? wabaye ute wowe? ariko ibyo ntabwo ari bikenerwa cyane mu buzima bw'umukristo. hari n'igitaka ibyo mvuga bikenerwa mu buzima bw'umukristo, niba ajya mu kiliziya kugira ngo misa yuzuruze ko batura igitambo, bamaze gutura igitambo bakanasangira, niba mwishyuza gusangira, ibyo ni trafic des choses saintes. ariko amabuji yo ni ibintu ntabwo ari ibintu bikenewe cyane. hanyuma gusengera wapfuye n'ibindi no gusiga iva abarwayi, gusiga ivu se barabyishyura? ntabwo byo babyishyura, ahubwo misa yo gusengera wapfuye menya yishyurwa kimwe. hari byose ntabwo ari ibintu iyo ni trafic des choses saintes. rega bimwe biveho. reka rero mbabwire, hari ibintu bimwe bizatuma Imana tuyicishamo ijisho bitewe n'abayitubwira. mumbabarire, uzi ko ushaka kuza muzanye umunyakwigendera uti Imana twayaguhaye mwakire. Mana yanjye ntabwo byoroshye kabisa. reka nywa amazi reka muneza tugezeho amakuru. amasaha yawe yageze.